Bakunzi ba Rwanda Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nshimira Imana yuko nongeye kugaruka kuganira namwe ijambo ry'Uwiteka mu Imana. Rero nshuti, uyu munsi wa kabiri wacu w'amasengesho, amasengesho ari ngaruka kwezi, amasengesho Imana iduhereho umugisha, amasengesho ahinduye ubuzima bwacu, ahinduye amateka yacu. Niyo mpamvu abo tuyasenga na mwese ndagira ngo nongere mbashimire mbabwira ngo Uwiteka umwami Imana abaho umugisha, kandi nzi neza yuko uko ukwezi gutashye ukundi kuje, nzi neza yuko umuryango w'abana b'Imana, nzi neza yuko Imana izatugira neza. Buri wese arajya gusoza uyu mwaka afite ubuhamya bw'aya masengesho y'iminsi 3 dukora ya buri kwezi cyangwa se ngaruka kwezi, afite intego yo kugera ku mugambi w'Uwiteka umwami Imana, cyangwa kugera ku mugambi Imana ifitiye abantu bayo. Buri gihe buri muntu wese wavutse Imana imufitiye umugambi mwiza, ariko buri wese nanone kugira ngo agere kuri uwo mugambi Imana ifite ku buzima bwe ugasanga biramukomereye. Uyu munsi mfite urugero ndibuze kuvuga ku mugabo umwe bita Morodekayi. Morodekayi yari umuzamu cyangwa se yabaga ku irembo ry'ubwami, ryari ry'ibwami. Mu by'ukuri nubwo yabaga ari ku irembo, ariko Imana yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwe. Nubwo yakoraga akazi gasuzuguritse, ariko Imana yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwe. Nubwo abamubonaga bose babonaga ari umuntu usuzuguritse, ariko Imana yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwe. Nta kindi cyari kumukura ku irembo, nta kindi cyari kumuhindurira umugambi, nta kindi cyari kumukura kuri rya rembo ngo yinjire mu mugambi w'Imana ifite ku buzima bwe, uretse gusenga gusa. Haleluya. Niyo mpamvu turibuze kwifashisha ijambo ry'Uwiteka umwami Imana, cyangwa kuhagarara ku ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Ejo nari ndimo mbabwira ku mugabo bita avuga izina, ariko baramuhekaga bakamutwara bakamugeza ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Nubwo bamugeza mu by'ukuri babaga bamugiriye neza, ariko umunsi umwe gusa uko zo nabivugaga, ku isaha ya saa 9 abakozi b'Imana Petero na Yohana buzuye umwuka wera bari bazi yuko ababonaga ko ari bya bindi uko bisanzwe, ariko Imana yari iri kumwe nabo. Ntumbaza amasengesho barimo bamaze igihe basenga, ariko kubera ko Imana yari kumwe nabo, bageze kuri wa muntu wari umaze igihe kirekire imbere y'urusengero. Mwuka w'Imana bamanukaho asaba ibiceri uko byari bisanzwe, ariko imbaraga z'Imana zimanukira muri Petero avuga ngo ifeza arizo uyu munsi ntabyo dufite, ariko icyo dufite imbaraga z'Imana zigaragara mu izina rya Yesu. Haguruka ugende. Imbaraga z'Imana zimuhagurutsa kuri iryo rembo. Yari amaze w'igihe abamuhekaga yari yaranabahembaga, ibyo ntago tubyite. Icyo tuzi neza nuko aho ngaho yarari, aho ngaho yari yicaye, ntago yari mu mugambi w'Uwiteka umwami Imana, ariko muri ako kanya imbaraga z'Imana zimanutse zimwinjiza mu mugambi w'Uwiteka umwami Imana. Sinzi ahantu uri muri ibi bihe, sinzi ahantu uri wowe urimo kunyumva, sinzi urimo kunyuramo, nawe birashoboka yuko ahantu uri umeze nka wa wundi wari wicaye kuri iryo rembo, ariko biratubwira neza ngo kuri uwo munsi amateka arahinduka, yinjira mu rusengero ahimbaza Imana. Abamubonye bose bamenya yuko Uwiteka umwami Imana ahari kandi ari kumwe nawe. Ntago ndi bukomereze kuri uwo nguwo, ariko icyo nagira ngo mvuge nuko ejo navugaga uwo muntu wari uri ku irembo ry'urusengero, aho abantu bamusizeyo, ariko umunsi ndeba ngo none umuntu uba ku irembo bishobora kuba ari akazi ubamo. Niyo mpamvu uyu munsi ndi buvuge kuri Morodekayi. Nta nubwo njya kurenda njya kuri Morodekayi ibice byaho mu gitabo cya Esteri, ibice byaho 4 haravuga ngo abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esteri. Nuko Morodekayi amenye ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawabashaga kurinyuramo. Yambaye ibigunira,
kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Amen. Reka nsubiremo uwo murongo waho ngire ngo wa 3. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Kadusenge Imana. Ndagushimiye Mwami Yesu, ngushimiye kubwira ijambo ryiza umpaye ngo mbwirize ubwoko bwawe. Nyemerera Uwiteka Mwami w'abami kugira buri wese ugiye kuryumva rimuvane ku irembo yari yicayeho, Mwami w'abami Nyiringabo, kugira ngo rimwinjize mu mugambi wawe mwiza. Urakoze Mwami, nkuko wibutse Moridekayi akavanwa ku irembo, niko ugiye kugira umuntu nibura umwe gusa Mana ugiye kuvana ku irembo yaramazeho igihe, kubw'izina rya Yesu. Amen. Yesu abampera umugisha nshuti zanjye, tugiye kugana kuri iryo jambo ry'Uwiteka Umwami Imana, kuvanwa ku irembo. Uyu Moridekayi yari ku irembo, ariko Bibiliya tubwiye neza ngo igihe kiragera, itegeko n'iteka riratangazwa yuko Abayuda bose bagomba kwicwa binyuze ku mugabo bitaga Hamani. Ariko Bibiliya tubwiye ngo maze ibanga bakoresheje, bamaze kumva ayo magambo, bamaze kumva iryo terabwoba, bamaze kumva yuko bagambaniwe, bamaze kumva yuko byarangiye, ngo bambara ibigunira bajya imbere y'Uwiteka Umwami Imana, barasenga, binginga Imana. Imana yumva gusenga kwabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Wowe unteze amatwi rage nkubwire ngo uyu munsi wa none birashoboka ko Moridekayi yari kuri irembo ry'ibwami, ariko nawe hari irembo ushobora kuburiho, iryo ari ryo ryose waba wicaye uyu munsi wa none. Ndumva imbaraga z'Uwiteka Umwami Imana muri aya masengesho kuri uyu munsi wa kabiri. Natwe twambaye ibigunira, natwe turambaraye hasi, natwe twiteguye ko ari iki Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Turaha tukwingingira, ngira ngo nababwiye ko aya masengesho ni amasengesho tuba dusenga twingingira itorero rya Kristo, ni amasengesho tuba dusenga kubwo abantu babaduhaye ibyifuzo bitandukanye, twingingira mu miryango yabo kugira ngo Imana igire icyo ikora, kandi Imana tubonye ibikora. Ni amasengesho tuba turahangaha twingingira itorero ndetse n'igihugu cyacu. Rero nshuti yanjye, wowe urimo kunyumva, sinzi icyo wumva Imana yakora ku buzima bwawe, ariko icyo nzi neza, Imana iraje kandi yiteguye kubikora mu izina rya Yesu, ititaye ku bihe bikomeye. Niba Imana yarakuye uriya mugabo wari uri imbere y'urusengero ikamukuraho ku isaha ya 9, wowe yabuzwa n'iki kukuvana ahantu umaze igihe? Niba Imana yarakuye Moridekayi, nujya ku bice byake ku gice cya 9 mu gitabo cya Esiteri, urasanga birabwira neza ngo maze birahinduka. Ibyo Abayuda bari bagiye kubagirira byose birahinduka. Nanjye ndahanga kuguhamiriza vuga ngo Uwiteka Umwami Imana ari kumwe natwe muri iki gicaniro, kugira ngo Imana igire ibyo ikora. Igicaniro kisihe uku kwezi si uko ari amasengesho dusenga gusa, tuba dufite amasengesho atandukanye, ariko ana amasengesho adutwara mu mugambi w'Uwiteka Umwami Imana. Kuki Imana yavuze ku buzima bwacu, aya masengesho ajya bihindura, ajya hindura amateka, ajya hindura, agakora imirimo n'ibitangaza ku bantu batandukanye. Nawe Imana yabigukorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yacu ntago yitaye ku byo urimo kunyuramo. Icyo nzi neza nuko Imana ije kuguha umugisha nshuti yanjye. Hari abantu bamwe bacitse intege mu bihe nk'ibi ngibi, bavuga ngo ariko se ko twari tuzi yuko 2020 ari igihe cy'umugisha, ari igihe cyo kurongora, ari igihe cyo kurongorwa, ari igihe cyo kubaka amazu, ari igihe cyo gutera imbere, ari igihe cyo gusoza amashuri yanjye, ari igihe sinzi icyo wabonaga cyangwa icyo wumvaga 2020, ariko uyu munsi wa none
ukaba umaze iki gihe cyose wibera mu nzu ku bwa coronavirus, ukaba umaze iki gihe wumva ufite ubwoba, ukaba umaze iki gihe yewe ubuzima bwawe ubona busa nko buri manegeka, ngo ufite inkuru nziza uyu munsi wa none. Nubwo bimeze bityo, dufite Imana. Ndimo ndahanura mvuga ngo nubwo amezi yaba 2 cyangwa 3 atambutse ashobora kuba yarakubereye mabi, ariko ndakubwira ngo hari amezi yoroboko shakata yaba amezi 6 agiye gukurikiraho. Ndaba guhera mu kwezi kwa 6 ndahanura nyobowe n'umwuka wera, guhera mu kwezi kwa 6 tugiye kwinjira mu bihe byiza kubw'iki Imana yavuze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Kwezi kwa 6 bibirambwira neza roboko sakataba, mwuka w'Iteka Umwami Imana asanga Mariya ahantu yari yibereye, nta nzozi, ntago yatekerezaga ikiye gukurikiraho, ariko birambwira neza ngo aho ngaho niho yasamiye inda ya mwuka wera. Aho ngaho niho uyu munsi tuvuga Yesu yavukiye muri ibyo bihe. Ndimo ndumva harugiye kuvuka, ndumva ukwezi kwa 6 ni ukwezi Uwiteka Umwami Imana agiye guhoza amarira abariraga, ni ukwezi Uwiteka Umwami Imana aje kutugira neza nk'abanyarwanda ndetse n'isi yose, ni ukwezi Uwiteka Umwami Imana agiye gukuraho imbaraga zose corona yakoreshaga zigakubitwa hasi, zigashyirwa hasi. Turatwinginga ibazo ngo Mana igihe kirageze kandi kirasohoye yuko corona amateka isigarara amateka ku isi yose mu izina rya Yesu. Ora bondo roboko sakata yaba, twari ubwo buhanuzi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe inshuti yanjye, kuko Uwiteka Umwami Imana kuri uyu munsi wa 2 Imana ije gukora, Imana ije guhindura, Imana ije kurema, Imana ije gushyiraho, Imana ije gukuraho ibidashyitse igashyiraho ibishyitse mu izina rya Yesu. Kandi umugambi w'Uwiteka Umwami Imana yari ifite ku buzima bwawe igihe kirageze kandi kirasohoye kubw'iki Imana yakuvuzeho, yaba rutangiraga uyu mwaka, yaba ari imyaka yatambutse. Iki Imana yavuze ku buzima bwawe igihe kirageze kandi kirasohoye yuko Imana ije kubikora. Ndavuga iryo jambo, ndakubwira iryo jambo magaze mavuta y'ubuhanuzi, mpanurira ubuzima bwawe. Niba wizerana nanjye yuko Imana ije guhindura, yuko Imana ije guhindura mu izina rya Yesu Kristo, nzi neza yuko bigiye gukoreka. Haleluya, haleluya, haleluya. Irembo wari uriho sinzi ryari ryo, rya birembo ry'ubukene Imana ije kongera kukuzamura, rya birembo ry'ubugumba Imana ije kuguha umwana, rya birembo ry'ubusiribateri Imana ije kukubakira, rya birembo uvuga ngo jewe simfite icyo nkora, Imana ije kuguha icyo ukora. Iryo rembo wicayeho, iryo rembo wicayeho ntago wanezererwa ukiri kuri iryo rembo, ariko iyo ngubwire ngo iyo uri kwirembo imbere yawe haba hari umwami, haba hari ingoro y'umwami, haba hari inzu y'umwami. Iyo uri kwirembo uba uri hafi y'umugisha wawe, uri hafi y'igitangaza cyawe. Nayo ngubwire ngo ndumva mvugana nawe aho ngaho urimo kubona ugakora bikanga, aho ngaho urimo kwinjira ukabona biranga, nje kuguhana nkubwira ngo imbere yawe. Reka nkubwire Moridekayi amateka amaze guhindurwa, nta kilometero yagenze, nta rugendo rurerure yagenze, ahubwo yavuye kwirembo yinjira ibwami. Nawe ndavugana nawe, wowe urimo kunyumva, humurira hafi y'igitangaza cyawe, humurira hafi y'imirimo Imana yiteguye gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo maze birahinduka. Hari bigomba guhinduka, hari bigomba guhinduka. Abiringira Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, uyu munsi ndagusaba iki kintu. Rege nkubwire ngo niwumvira ijambo ry'Uwiteka Umwami Imana, Imana yiteguye kuguhindurira amateka, kandi Imana yiteguye kubikora mu izina rya Yesu. Ndimo njya kugusengera, ntabwo uyu munsi nibwigishe ngo tumare umwanya munini, ariko icyo nzi neza ni umwanya wo gusenga. Ngiye gufata umwanya wo gusenga, wowe uri kumwe, urimo umurikiranye, wowe urimo wumva iri jambo ry'Uwiteka Umwami Imana, sengana nanjye. Imana hari ikigiye gukora, kuko hari umugisha Imana igiye kumanura, kandi uwo mugisha ni umugisha udasanzwe, kandi uwo mugisha ugiye kubona n'amaso yawe, kandi uwo mugisha urakuraho ibyo baguhanuye kuvuga ngo urapfuye birarangiye. Genda bango biratangiye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Hari icyo Imana ije gukora, hari umugisha uva ku Uwiteka Umwami Imana. Uwo ni umugisha uva mu kumvira Imana. Bibirambwira neza ngo nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Igihugu nacyo kigira umugisha wacyo, ariko umugisha uva ku Mana. Icyambere umugisha wo ku Mana ni umugisha
tuboneramwo ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cy'ingenzi. Ibyo wakora, ibyo wageraho byose, ubugingo buhoraho utari nabwo ntacyo byagufasha. Iyo ni imigisha tubonera muri Kristo Yesu. Umugisha wa kabiri ni umugisha tujya tubonera mu itorero rya Kristo. Umugisha uhabwa n'abashumba, umugisha uhabwa n'abakozi b'Imana, umugisha uhabwa n'abashumba bawe. Ese uwo mugisha nagira nkubwire inshuti yanjye, urimo urawibuka, urimo urawaharanira batazere n'abashumba babo. Ariko agiye nkubwire umunsi wa none, reka uwo mugisha uvanwa ku bashumba. Ngewe uwo mugisha nkubwira narawubonye, narawiboneye n'amaso yanjye. Umugisha navanye ku mushumba wanjye. Nawe ndakubwira inshuti yanjye, hari umugisha uva ku mushumba wawe. Wo ni umugisha wa kabiri. Umugisha wa gatatu ni umugisha w'umubyeyi. Umubyeyi wawe, umubyeyi wawe wakubyaye, wo naguhesha umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Umugisha wa kane ukaba ari umugisha w'igihugu cyawe, w'igihugu cyacu. Igihugu cyacu nacyo kiya kiduhesha umugisha. Ndayo babwire ngo iyo ni imigisha ine mu buzima bwa muntu buri wese abakeneye. Nzafata umwanya wo kwivugaho, sinzi ukuntu numvise ko ngomba kuvuga kuri icyo kintu, ariko nzafata umwanya uvugeho. Cyangwa abo ufiteho n'ikibazo waza kunyandikira nkagusobanuriraho. Ariko umugisha uva ku Uwiteka Umwami Imana. Iyo wumviye Imana ubona umugisha. Umugisha wa kabiri akaba ari umugisha dukura ku bashumba bacu. Uwo nawo ni umugisha dukura mu itorero. Uwo ni umugisha w'Uwiteka Umwami Imana. Hakaba umugisha w'ababyeyi, hakaba umugisha w'igihugu. Rero iyo migisha uyu munsi ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, iyo migisha ikuzeho. Haleluya. Hari abantu mugiye guhabwa umugisha. Sinzi umugisha ugiye kubona, sinzi aho ugiye guturuka, ariko icyo nzi neza, turimo turinjira mu bihe byo kwakira umugisha uva ku Uwiteka Umwami Imana wo kuvanwa ku irembo. Umunsi wa kabiri ni umunsi wo kuva ku irembo. Kandi ndagira nkubwire ngo aya masengesho abarimo bayasenga, abo turimo kuyasengana, Imana ibaha umugisha, kandi Imana ije kubagira neza, kandi Imana ije kubitaho mu izina rya Yesu. Wowe urimo kunyumva rero, ngiye gusengana nawe, ngiye gusenga nawe ngushobore kuva kuri iryo rembo. Umazeho iminsi ushobore kuva kuri iryo rembo, wumva nawe ubwawe umaze kurirambirwa. Moridekayi arangije, igihe kiragera kandi igihe kirasohora. Bibiliya irambwira neza, ugeze muri Esiteri ibice byaho 6, Bibiliya irambwira neza kubw'amasengesho, kubwo kujya imbere y'Uwiteka Umwami Imana. Imana yumva gusenga kwabo, Imana yibuka umuniho wabo. Roboko shakatayaba. Icyo ni icyazo kiri mu itangiriro ibice byaho 2. Mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 2 umurongo wa 24, ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ry'Abisiraheli, icyo yari yarabasezeranije. Nanjye ndavugana nawe nkuko nago ngaruka aho ndajya kuri Moridekayi ibice 6, ngo umwami abura ibitotsi, ngo arangije arabaza ngo uyu muntu, uyu Moridekayi yaba yaragororewe iki, yaba yarahembwe iki, kuko yagize gute, yaburiye abari bagiye kugira nabo umwami. Arangije arabitangaza, barabikurikira, abo barafatwa. Imirimo myiza dukora, ibyo ukorera uyu munsi wa none, reka nkubwire inshuti yanjye, ntibishobora kwibagirana. Nanjye ndavugana nawe ngo uyu munsi wa none Uwiteka Umwami Imana yumve gusenga kwanjye, yumve gusenga kwawe, akugirire neza, abohora ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Nk'uko ijambo ry'Uwiteka Umwami Imana, reka nsome iki cyanditswe, ari nacyo nsorezaho, kiri muri Esiteri ibice byaho, Esiteri ibice byaho igice cya 9 umurongo waho wa mbere urahagije. Haleluya. Ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohora, nibwo umunsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda abaribo bagira ububasha ku banzi babo. Haleluya. Iki cyari igihe cyari gikomeye mu minsi n'ibihe byari bitambutse, ariko ijambo ry'Imana irambwiye neza ngo iki gihe cyari kigeze aho ababisha, abanzi b'Abayuda bari babafiteho ububasha, hasigaye kubica, hasigaye kubahemukira no kubagira nabi ndetse no kubakuraho. Ariko birambwira neza ngo kuri iyi tariki, muri ibi bihe, nanjye ndaguhanurira mu izina rya Yesu, udusozwa
uku kwezi kwa gatanu hari ibigomba guhinduka ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe, ku buzima bwawe bwa buri munsi, mu rugo rwawe, mu izina rya Yesu. Nk'uko byahindutse imbere y'abayuda, nawe biraza guhinduka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Sinzi ibyo urwana nabyo, sinzi ibyo ukirana nabyo, sinzi ibikugoye n'ibikunanije, ariko iyo nkubwire ngo abayuda byari bakomereye, ariko kuri icyo gihe, ariko muri ibyo bihe birahinduka mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru nihindura akazi kawe, igutwara imbere. Nawe uriya mwanya wawicaramo, nawe uriya mwanya urimo gusengera wawicaramo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe umaze igihe urararwaye, ntabwo ufite imbaraga zikwegura, ariko ndabona marayika w'Uwiteka Umwami Imana arimo arakwegura. Wongera ukomeze urugendo, wongera ugende, kuko umugambi w'Uwiteka Umwami Imana igihe cyawe cyo gupfa ntabwo ari iki ngiki. Ndahanira ubuzima bwawe ngo ntabwo igihe cyo gupfa ntabwo ari iki ngiki, kuko Uwiteka Umwami Imana hari icyo yakuvuzeho, kandi ntabwo ugomba gupfa kitari cyasohora mu izina rya Yesu. Haguruka ugende. Bibirambwira neza ngo maze Yesu asanga wari urwaye amaze imyaka 38 ari ku kidendezi, ntabwo yari afite abamujugunya muri ayo mazi, ariko kurushi hageze ntabwo bigombera abakujugunyamo, nta muntu bisaba. Icyo nzi neza nukumvira Kristo. Birambwira neza ngo arambwira ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Ndimo ndakubwira wowe umaze igihe urwaye, sinzi indwara urwaye iyo ariyo, sinzi indwara urwaye iyo ariyo. Bishobora kuba ari sida, bishobora kuba ari za diabete, bishoboka kuba ari abakuroze. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, aka kanya ndategetse abarozi, imigambi yabo, amagambo yabo, ibyo bakwaturiyeho, ibyo bakugaburiye, ibyo bakoherereje, mu izina rya Yesu bihindutse ubusa. Hinduka muzima, bamuzima, bamuzima, bamuzima. Aka kanya ndategeka, haguruka, haguruka, haguruka mu izina rya Yesu. Tangira ugendagende, tangira ugendagende, tangira ugendagende, kuko Imana irabikoze mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe, ndimo nsoza. Wowe uri imbere y'Imana, wowe umaze iminsi dusengana, ibyifuzo byawe byose Imana irabizi, Imana iragusobanukiwe. Sinzi ibiri imbere yawe, bimeze nkaho ari urugamba rukomeye, ariko ajye nkubwire ngo Uwiteka Umwami Imana arambwiye ngo mvugane nawe, ngo humura ari kumwe nawe, humura ari kumwe nawe, humura ari kumwe nawe. Ntukangwe n'ibyo umaze igihe urota, ntukangwe n'inzira ubona zisa nkaho zifunze. Aho ngaho bifungiye niho Uwiteka Umwami Imana aje gufungurira. Yabwiye umugaragu we Kuro, aravuga ngo Kuro, nasize amavuta. Ola mbondoro boko shakata ya mama, ndumva amavuta arimo kukubohora, ndumva amavuta arimo kukubohora, ndumva amavuta arimo kukubohora, ndumva amavuta arimo kukubohora. Aka kanya urimo urabohoka, aka kanya urimo urabohoka, aka kanya urimo urabohoka mu izina rya Yesu. Aramubwira ngo Kuro, nimikisha amavuta, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzavunagura ibihindizo by'ibyuma biri imbere yawe mu izina rya Yesu. Buri bihindizo byose byari biri imbere yawe bicakagurike, bicikemo kabiri, bicikemo kabiri. Ukomeze urugendo, ukomeze inzira yawe, kuko Uwiteka Umwami Imana ari kumwe nawe. Kandi najye nkubwire ngo Imana yo mu ijuru yiteguye kukugira neza no kugukomeza mu izina rya Yesu. Amen. Uyu wari umunsi wa kabiri, turakomeza n'umunsi w'ejo usoza amasengesho. Ariko icyo nzi neza, hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Tangira wisuzume, kandi nawe urimo kunyumva, urimo kumurikirana, birashoboka yuko ukeneye kumenya amazina yanjye. Ni Pastor John Karimbanyi. Telefone yanjye ni 0788430085. Ushobora no kunyandikira kuri email, urayibona kuri ekara yawe. Kandi najye nkubwire ngo icyo nkwisabiye inshuti yanjye, wowe urimo kunyumva, ukeneye uko dusengana, ukeneye ko tubana hafi ya buri munsi, ko kanda aho ngaho handitse subscribe, kugira ngo buri nyigisho yose ishobore kukugeraho, kandi ukore nango hari akazogera. Icyo nzi neza, Imana izakugirira neza, kandi ndaba mbonye yuko uhagaranye nanjye, kandi witeguye gukorana nanjye uyu murimo w'Imana. Nukora share, nawe urabubwirije ubutumwa bwiza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagire neza. Nejo turi kumwe. Amen. Shalom, shalom.